Benite adoremus, benite adoremus, benite adoremus Dominum. Amen, haleluya. Bakristu bavandimwe, ndabaramukije nanone muri kumwe na Christina. Kristu Yezu akuzwe. Kuri uyu mugoroba rero mbasogongejeho gake mutagatifu wacu Kizito Mihigo aririmba mu Kilatini indirimbo ya Christmas, indirimbo ya Noheli. Ubwo mu Butaliyani nyine ndizera ko mwaryohewe. Buri gace mwese tuzatugenda tubavumbyaho mu ndirimbo nyinshi yagiye mu ndimi nyinshi yagiye aririmba indirimbo ze kugira ngo turusheho kwizihirwa no kunogera twese na mutagatifu wacu wari mugari cyane. Kizito Mihigo wari mugari cyane, yaragendaga agashyikira isi hirya no hino. Yego rero n'abatsindiye reka tujye imbere y'Imana tubone gukomeza igika gikurikira icyo twasomye ejo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu, sanganya imitima yawe kwemera gukunde, ohereza Roho wawe byose bibe bishya ntizabone guhinduka. Dusabe Imana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka kubwa Yezu Kristo umwami wacu, amen. Yego bakristo bavandimwe rero ejo igika twasomye cyavugaga uko mutagatifu Kizito Mihigo yatubwirizaga nyine ko abana bafite ababyeyi bakoze jenoside, yaba ba papa banyu cyangwa ba mama banyu, ntabwo mugomba guhorana ipfunwe kandi nta nubwo mugomba kubihakana, ahubwo mugomba kubafasha guheka umusaraba no kugira ngo bakire no kubasengera cyane kugira ngo bakire bahinduke bashya. Reka rero twumve icyo akomerezaho uyu munsi. Uyu munsi ariko nibagiye kubabwira ko ari ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 turi kuwa mbere, umwaka uracyari 2020. Bibutse ko utaha 2021 tukora kozaho imitwe y'intoki. Twibuke rero gusengera umwaka ugiye kuza kugira ngo amahirwe masa twese zadusekere maze duhanagureho agahinda twagize kuri uyu nguyu ushize. Turacyari nyine muri ya gahunda yacu yatumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo, duhoberana n'umwe n'ubwiyunge kugira ngo tubeho mu mahoro kandi nidupfa dupfire mu byishimo bya Nyagasani. Ntambwe rero tugenda dutera buri munsi nyine ni imwe nk'aburira urwego kugeza igihe nyine tuzagerera kuri gahunda yo kuvuga tuti natwe dufite icyo twakoze muri ubu buzima, dufite icyo twakopeye mutagatifu Kizito Mihigo kandi kikaba cyaraduhesheje amanota agaragara imbere y'Imana ushobora byose. Uyu munsi aragira ati birashimishije kubona uburyo mu bihe bimwe na bimwe ibintu bihinduka, abana bakaba bagira uruhare rw'ababyeyi n'ababyeyi rw'abana. Niba ababyeyi bawe bemeye babikuye ku mutima ko bagize uruhare muri ubwo bwicanyi mu gihe cya jenoside, biroroshye. Ibiganiro nabo bishobora kugufasha kumva ibyabaye, bityo ukamenya icyo wakora kugira ngo ufashe so cyangwa nyoko. Ku bijyanye n'umuryango muri rusange, abana b'abakoze jenoside ntabwo byanze bikunze nabo ari abicanyi. Cyo rwose yakidutsindagiyemo cyane, tugomba kureka abo bana tukabaha amahoro, ntitugomba kubitirira ibyaha by'ababyeyi babo. Nuko arakomeza agira ati ugomba rwose kwiyumvamo ko uri umwere muri byose, nubwo bitoroshye. Ugomba kugerageza kwemera amateka yawe uko ameze, ntuterwe isoni no kuba umwana w'uyu cyangwa n'uriya uri muri gereza. Ugomba kwakira ibyemezo by'amateka maze ukabyigiraho amasomo azagufasha kubaho neza ejo hazaza. Niba umwana w'umujenosideri arwana no kubaho mu buzima bwerekana ibinyuranye n'ishusho yatanzwe na se cyangwa nyina, ni ukuvuga gukunda no kubaha mugenzi wawe,
umuryango rusange nawo ufite inshingano zo guhumuriza uyu mwana nawe wahahamuwe n'amateka y'igihugu cyacu. Ndemera mu by'ukuri ko ihahamuka atari ikintu cyangiza abarokotse jenoside gusa, iki ni ikintu kibasiye n'uruhande rw'abicanyi n'imiryango yabo. Niyo mpamvu umurimo wo gukiza no kongera kubaka imitima ugomba gukorwa mu mpande zombi. Ibi nibyo ngerageza gukora iyo nsuye gereza zo mu Rwanda. Amen, aleluya. Murumva rero Mutagatifu Kizito Mihigo araduhumuriza abana b'abantu bakoze jenoside, akavuga ko batagomba guhamunwa n'ibyo byaha ngo bikurikiranwe n'ibyakurikiye ababyeyi babo, kuko ntaho bihuriye. Tugomba kubahumuriza n'izo mbabazi zikomeye zo kubera Kizito yerekanye, cyane cyane akora ingendo zijya muri gereza agasura n'abagize uruhare mu kwica ababyeyi be. Murumva rero ko yaduha urugero rukomeye cyane twihatire kurukurikiza. Usibye no muri ibyo byaha by'indengakamere bikabije, no mu twaha dutoya dusanzwe, umuntu niba yagucumuyeho ujye ugerageza gutera intambwe ya mbere uvuga uti mu kubabarira ngo mbe number 1. Sine gutegeza kunda zansaba imbabazi, reka nanjye ngerageze ku ruhande rwanjye icyo nakora. Niba wenda utanamusanze ariko hari ibikorwa wakora bimureshya byatuma abona yuko ukimufitiye agatima, noneho akabona uko asaba imbabazi, cyangwa akabona nawe uko akwereka yuko ibyo yagucumuyeho abizirikana bitamushimishije ari gushaka kubyicuza. Kizito Mihigo rero hano nubwo adushishikariza ku bakorewe jenoside gusa, ahubwo arashishikaza n'umuryango nyarwanda muri rusange, sosiyete yose kumenya kubungabunga iyo miryango yagize ihungabana. Mu by'ukuri hano aradutungira urumuri atwereka ko guhungabanwa kwabaye ku bantu ku mpande zombi. Ntabwo ari abiciwe gusa bahungabanye, ahubwo n'abishe n'imiryango yabo nabo barahungabanye, kuko hari benshi bakoze amakosa yo kujya kwica bagenzi babo atari impamvu zibaturutseho ku giti cyabo. Bamwe barashutswe, abandi bababwira ko ari itegeko ry'ubutegetsi buriho, abandi bababeshya ko inkotanyi wenda zigeze ahantu aha zigiye kubica, bati nimutitabara mbere ziraza zibamare. Ibintu nk'ibyo habayeho ibintu byinshi cyane. Twebwe nk'uko nabivuze ntabwo turi abacamanza, umucamanza w'ukuri ni Nyagasani, niwe uzacira buri wese urubanza mu byo yakoze, kuko ari nawe uzi impamvu nyamukuru yatumye ibyo bintu bibaho uko byakabaye. Niyo mpamvu rero icyo dushinzwe nk'abakristu ni uguhumurizanya, cyane cyane tugahumuriza abatugiriye nabi, kugira ngo tubereke za mbabazi nyine za Nyagasani zitagira umupaka, zitagira n'ikizitangira. Aho niho tuzaba duhagaze mu butagatifu. Naho nitwikomeza umutima twigira nk'abantu b'iyi si, ngo ntiwavugana n'umwicanyi ndetse n'umwana umukomotseho, ntagomba guseka mu bandi, ntagomba kubona amashuri ngo yige batamuteye ipfunwe ngo batume arivamo kubera ko birwamutunga intoki ngo umwana w'umwicanyi, n'ibindi bibi nk'ibyo bituma abantu bahora bakomeretsa abandi uko bwije uko bukeye. Ibyo ni ibikorwa bya Satani. Niyo mpamvu rero Kizito Mihigo adusaba guhumurizanya abiciwe n'abishe n'abakomoka mu bicanyi. Twese tugahumurizanya, twese tugasabirana, twese tukaba umwe nk'uko Kristu ari umwe na Data wo mu ijuru. Kubera ko uru rugero Kizito yaduhaye rurakomeye cyane. Ni bake cyane bacikacumu batinyuka kubona imbaraga zo kujya muri prison gushakisha ababiciye ngo baganire. Iyo ntambwe rero yateye irakomeye, duhora tuyisubiramo, si ubwa mbere tuyivuze, ariko icyo tuyisubiriramo nuko mu gitabo nawe yayikomeyeho arongera akayisubiramo, agira ngo atwereke ubutwari bw'imbabazi nyazo z'Imana mu bantu. Nibwo bwiyunge buzaduha ya mahoro arambye. Mwibuke ko Yezu Kristo nawe ku musaraba mu gihe cya Pasika, gihe cy'igisibo tukirangiye nyine bari mu gihe bamwica ku musaraba, Yezu Kristo yari abambye hagati y'ibisambo bibiri.
ariko yatanze imbabazi ku gisambo cyari ibumoso bwe, I think ntabwo nibuka niba ari iburyo niba ari ibumoso, ariko kimwe cyari kibambye iburyo bwe, ikindi ibumoso bwe, kimwe kiramunnyega ngo niba uri umwana w'Imana ngo ibabarire ngo natwe ngo tuvane ku musaraba nawe wivaneho. Ikindi kirabatse ariko uzi ko ngo ukereza umwana w'Imana ati data nyagasani Yezu Kristo nugera mu bwami bwawe unyibuke. Nuko Yezu Kristo ntabwo yashidikanije kumubabarira uwo nguwo watse imbabazi, yari umwicanyi ruharwa, yari igisambo ruharwa, yafite ibyaha nk'iby'ingurube, ariko Yezu Kristo kuko yamwatse imbabazi, akabona afite ukwemera, akabona afite agashashi kanyenyurutsa umutima we, nibura akamubwira ko Yezu Kristo ari Imana, umwana w'Imana koko, none akamubwira n'amagambo yo kumubwira ati genda nicishe bugufi imbere yawe unyikirize unyibuke nugera mu bwami bwawe. Yezu Kristo yahise amusubiza ati ndakubwiza ukuri ko mu kanya nk'ako guhumbya uraba uri kumwe nanjye muri paradizo. Ni ukuvuga rero ko imbabazi z'Imana ntabwo zigira umupaka. Ikindi kandi urundi rugero Yezu Kristo yaduhaye ku musaraba yaravuze ati dawe, agiye guca mbere y'uko apfa yaravuze ati dawe ubababarire kuko batazi icyo bakora. Abo yavugaga nta bandi yasabiraga izo mbabazi kuri se n'abishibe, abamubambye, abamuteye imigera mu birenge, abamutoboye ibiganza, abamupfumuye n'icumu mu rubavu, abo bose yarabasabiye kuko batari bazi icyo bakora. Kandi kuko yabasabiye Imana Data yarababariye, buriya ntibaciriweho iteka abashatse nyine kubumbura amaso yabo ngo babone ko koko barangije kwica umwana w'Imana, abicujije bakabirogereta bakikomanga ku mutima, bagasanga koko bari bakoze ibintu batazi ibyo bakora, bashutswe n'abo basanidrin, abo bakuru b'abafarisayo, bavuga ati harimo arashuka abakristu arabadutwara. Yezu Kristo nakomeza biriya bintu, atubura imigati, akora ibitangaza, azura abapfuye, abantu bose bajya bamwiruka inyuma, ntabwo insengero zacu tuzongera kubona hano n'umwe ugaruka. Kandi batanagarukamo murabyumva amaturo azabura, wenda harimo n'ubusambo bw'iby'isi, bavuga bati uko bazaga mu ihekaru baturaga tukabona n'amaturo adutunga, none nibakomeza bakurikira Yezu Kristo hari inyuma bamwirukankaho mu bibaya byose agiye kwigisha, nta muntu n'umwe tuzabona ugaruka kudukeza, ugaruka gusenga nyine ariko akumva ko twebwe abafarisayo twebwe dukomeye nabo bagenga izo za hekaru. Abo bose nibo baparticipiye mu kumugambanira kubera ko bari bafite ishyari, kandi ari nabo bafite ibyo abahanuzi bigishije, bahanuye kuri Yezu Kristo uzaza, nyamara Satani abahuma amaso, ibyo bigisha ntibasobanukirwa, ibyo bavuga ibyo ari byo. Yezu Kristo araza arinda asubira mu bwami bw'ijuru batamenye uwo ari we, bamwicirwa agashinyaguro, bamugirira nabi. Ariko icyo twizera ni uko nyuma y'urupfu rwe abo bose yarabasabiye, abashoboye gukomeza inzira nziza ntidushidikanya ko bababariwe, ariko abiyahuye nka Yuda nyine nta mwanya babonye wo kwicuza, ahubwo biyambuye ubuzima. Tureke rero kuba ba Yuda, dukurikire imbabazi z'Imana kandi tuziha abandi, nk'uko natwe twifuza ko Nyagasani yazitugirira mu bibazo byose twagwamo, byaha byose twakora, twifuza ko twababarirwa natwe tukazabona ijuru. Twifuza kuko kwemera icyo gisambo cyari gifite natwe tukugira, kabone nubwo twaba tutarigiye tumenya Yezu Kristo na rimwe, ariko niduhura nawe dusaba ayo mahirwe yo kuzahita tumumenya, tugahita kandi twicuza, tugahita kandi tumuhindukirira, tugahita tumukunda. Nta na rimwe ku Mana azakubwira ngo ni trop tard, ngo igihe cyararenze. Oya, kwa Nyagasani impuhwe zihora zirekereje ukomanze kugira ngo azihabwe. Naho rero abantu bose bakoze, ari abakoze jenoside, abicanyi, ibyo byaha byose nibimara kuduherana, nibura tujye no muri Zaburi ya 9 twiyambaze Uhoraho, tumutakambire tugira tuti Uhoraho gira ibambe, urebe ibyago ndimo, ni wowe wanzahura ukankura mu maboko y'urupfu, kugira ngo namamaze ibisingizo byawe, nishimire umukiro guturukaho ndi mu marembo y'umurwa wa Siyoni.
iyo ni zaburi ya 9 umurongo wa 14 kugera ku wa 15. Ni zaburi idufasha gutakambira Uwiteka cyane cyane iyo turi mu magorwa dutewe n'ibyaha twakoze byadutsikamiye, isi yadushobeye, twayobewe ndetse n'inshuti n'abavandimwe batuvuyeho. Tujye twibuka yuko Imana yacu idateze kutuvaho na rimwe bibaho, ihora idutegeye amaboko kugira ngo tuyisange, duhoberane n'impuhwe zayo, dukizwe ibicumuro byacu byose, twezwe tube bashya mu maraso ya Kristo ntama w'Imana. Bakristo bavandimwe rero ndabashimiye, inshuti zanjye ndabashimiye kuntega amatwi, simbarambira, ndabizi ko muri bwitegureza Noheli, muri kwitegura n'umunsi mukuru w'umwaka mushya muhire, musoza n'uyurangiye, ubwo turafata ikiruhuko nk'uko Madre Yvonne yabibabwiye, ikiruhuko cy'icyumweru n'igice. Nzongera kuza kubaganiriza mu matariki 9 hari 8 cyangwa 9 z'umwaka utaha. Ngiye gufata ikiruhuko kugira ngo nanjye kuri Christmas, kuri Noheli nyine nzabone uko mbasabira, dukomeza izi noveni twiyemeje kugeza Christmas irangiye. Tubahe n'umwanya wo kugira ngo muganire na famiye zanyu, imiryango yanyu, musangire, muganire, mwirinda icyorezo cya coronavirus. Ariko Imana irabarinze, turasabirana twese kugira ngo tugire Noheli nziza, kandi mwese mbifurije umwaka mushya muhire uzababere uburumbuke n'uw'imigisha ituruka ku Mana yacu. Yari mama wanyu Christine ubakunda cyane.